twongeye kubasuhuza tunabaha ikaze mwese mukurikira ibiganiro kuri Staro Technology. Aka kanya rero tugiye kurebera hamwe uburyo 11 butandukanye smartphone yangiza ubuzima bw'abantu benshi batuye isi. Telefone zigezweho arizo smartphones zazanye byinshi byiza mu mibereho ya muntu, ariko kandi ntitwakwirengagiza ko hari na byinshi zangiza. Aha tugiye kureba uburyo 11 telefone zigezweho zangizamo ubuzima bwa muntu tugendeye ku byo ubushakashatsi bwagaragaje. Ikintu cya mbere, smartphone itera ibura ry'ibitotsi. Nk'uko tubikesha urubuga businessinsider.com, ubushakashatsi bwagaragaje ko iyo ukoresheje smartphone byibura nta masaha 2 aciyemo ngo ubone kuryama, ibi byagutera kubura ibitotsi kubera urumuri rw'ubururu ruba ruri kuva muri telefone rwangiza amaso, ugasanga utangiye kujya usinzira bya hato na hato kandi wari ufite igihe gihagije cyo gusinzira. Ikintu cya kabiri, smartphone ishobora kwangiza umubano hagati y'abakundana. Ibi bikunze kubaho cyane, ukaba wasohokanye n'uwo mukundana, aho kugira ngo muganire ugasanga umwe yibereye muri telefone ntiyite kuri mugenzi we. Ibi bikaba byagutera kwibaza agaciro uwo muri kumwe aguha kubera ko atakwitaho, aho kuyihorera muri telefone. Nibwo rero usanga abantu bashwanye. Intandaro ya byose ari smartphone, kuko muba mwarasohokanye cyangwa se mubana yumva ko wamurutishije telefone. Ikintu cya gatatu, smartphone yangiza umubano hagati y'inshuti. Ubusanzwe inshuti ziba zikwiye kuganira, zikungurana ibitekerezo, zikagirana inama, ariko wareba muri iki gihe uko bisigaye bimeze, abantu bari kumwe nk'inshuti aho kugira ngo baganire, ugasanga buri wese ari muri telefone ye. Utayifite niwe ubigwamo kuko birangira yibuze, aho nta guhana agaciro nk'inshuti biba bigihari, bityo ugasanga ubucuti buragenda bukendera. Ikintu cya kane, smartphone zangije kuganira abantu barebana imbona nkubone, aho usanga abantu basigaye bakunda kuganira bakoresheje ubutumwa bugufi bezanya kuri za telefone kuruta guhura bakaganira imbona nkubone. Mu buryo bugiye butandukanye bwagiye bugaragara, iri tumanaho rigezweho ryahinduye ubunyangamugayo, uburyo bwo gukemura amakimbirane ndetse n'ubwisanzure bwa benshi mu kuganira barikoresheje. Ibi byo byakabaye byiza bigiye bikorwa imbona nkubone. Ikintu cya gatanu, smartphone zigira ingaruka mbi ku burere ababyeyi baha abana babo. Ubushakashatsi bwagaragaje ko iyo ababyeyi bari kumwe n'abana babo bakaba bari gukoresha smartphone, usanga ibitekerezo byabo byagiye. Ibi bishobora kugira ingaruka ku mitekerereze y'umwana ndetse bikanamutera kutagira amarangamutima nk'uko tubikesha Psychology Today. Ubundi umwana yumva akunzwe iyo yitaweho n'ababyeyi be. Bitabaye ibyo, umwana azabona ko umubyeyi we amwirengagiza batamwitayeho. Umuhanga mu bijyanye n'imibereho ndetse n'imitekerereze ya muntu niwe wagize ati, nta gitera agahinda nko kuba ubona ababyeyi aho ngaho ariko ugasanga bahari badahari. Icyo gihe ubutuma umwana afata ni uko nta gaciro aba afite mu buzima bwanyu. Ikintu cya gatandatu, abantu batekereza ko ukwiye gukora uri ku murongo ukanahora na telefone yawe buri gihe. Muri iki kinyejana cya smartphone, abantu bumva ko ukwiye guhora ku murongo amasaha 24 kuri 24, ariko ibi si byo, ntibinakwiye kuko bishobora no gutera amakimbirane, mu gihe bamwe batekereza ko umuntu aboneka igihe cyose abandi atari ko babibona. Dukomeje n'icya karindwi, abantu bamwe na bamwe usanga ubuzima bwabo
bahitamo kubushingira kuri likes babonye ku mbuga nkoranyambaga. Abantu usanga bakunda kugereranya ubuzima bwabo n'ubw'abandi babona ku mbuga nkoranyambaga. Nyamara si byiza kuko umuntu aba yiyangiriza ubuzima, kuko wari ushaka icyatuma umera nk'abo wirirwa ubona kandi wagakwiye kuba wowe ubwawe, ahubwo ugaharanira kwiteza imbere. Cya munani, gusomera kuri telefone si byiza ku muntu uri kwiga. Kuba tugendana mudasobwa nto mu mifuka yacu byatworohera cyane dukeneye kugira icyo dusoma kuruta uko twaba dutwaye ikinyamakuru cyangwa se igitabo. Gusa gusomera kuri telefone nanone si byiza ku muntu ukeneye kwiga, kuko ushobora kuba urimo usoma wabona ubutumwa bugufi bakoherereje ugahita wihutira kubusoma. Birumvikana ko wa mwete wari ufite wo gusoma uri bugabanuke. Cya cyenda, abantu baragenda bibagirwa kurema ubucuti kubera smartphone. Hano usanga buri wese ahugiye kuri telefone ye, ntawe ugifite umwanya wo kuganira n'uwo bahuye, mu rwego rwo kwimakaza wa muco kuri mu bucuti. Yewe n'uwagira umwete wo kuvugisha uwo bahuye ugasanga ntamwitayeho. Ikintu cya cumi, ubushakashatsi bugaragaza ko smartphone atari nziza ku mikorere y'ubwonko. Smartphone zaremye ubunebwe mu bwonko bwa muntu, aho ntawe ugishaka gutekereza akoresheje ubwonko bwe, yewe n'ushaka kugira icyo ateranya yifashishije telefone, kandi wenda yari kubikora atarinze yifashisha telefone. Cya cumi na rimwe, ari nacyo cya nyuma, smartphone si nziza ku buzima bwo mu mutwe. Gukoresha smartphone cyane bishobora gutera depression, aho umuntu aba yumva ubuzima bwabishye nta giciro bufite. Turasoza rero tubashimira abadukurikiye mwese, tubasaba gukora subscribe kuri channel yacu kugira ngo mukomeze muryoherwe na byinshi bijyanye n'ikoranabuhanga.